ibyahishuriwe Yohana igice cya 2 turasoma umurongo wonyine gusa wa 4. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 2 turasoma umurongo waho wa 4. Niturangiza turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice ni cya 15 umurongo wa 17. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 15 umurongo wa 17. Ariko turahera mu byahishuriwe Yohana igice cya 2 umurongo waho wa 4. Imana ibaho umugisha. Haravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Turasubiramo ariko rero mfite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Imana itubabarire cyane. Luka 15 umurongo wa 17 haravuze ngo nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza ariko njye inzara insinze hano. 20 haravuga ngo arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure se aramubona aramubabarira, arirukanka aramuhobera aramusoma. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nitwa Munyanziza Theophile, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana 2, uwitwa Neema n'uwitwa Feza. Imana itugirire neza. Ndi umuririmbyi muri Korali Karumeli, nkorera umurimo w'Imana hano ku itorero rya Kinazi. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Ntabwo byoroshye kuko tugeze mu masaha twakabaye dusorejeho, kuko ubu tuvugana ni 3:50 kandi itorero cyangwa se iteraniro rigomba kuba rishoje 4:00. Urumva kugira ngo ibintu wakavuze mu minota 45 bivuge mu minota 10 ntabwo binyoroheye, ariko Yesu ashimwe. Haleluya. Nubwo bimeze bityo ntabwo bamfite, kuko 10:17 nibwo Imana yampaye iri jambo riri mu byahishuwe rivuga ngo mfite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Kuko rero mfite icyo Imana yambwiye ngo mbabwire, uyu murongo niyo nawusengeramo, ibyo ngibyo bigize gute? Birahagije. Nkurikije iteraniro ry'uyu munsi uburyo rimeze n'uburyo riryoshye n'uburyo rishyushye, ntabwo bari abantu bo kubwirira ijambo ngo mfite icyo nkugaye. Bari abantu bo kubwira ngo Imana irabikoze, bari abantu bo kubwira ngo Imana irakuzamuye, ariko Imana kuko itareba nk'abantu. Haleluya. Ijambo ry'Imana rimanutse rivuga ngo ariko rero hari icyo nkugaya. Abefeso igice cya 2 Pawulo abandikira arababwiye ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntabwo byavuye kuri mwe, nta nubwo byavuye ku mirimo, ntabwo byavuye ku mashuri, ahubwo byavuye ku Mana ibahamagara kugira ngo mu bihe bizaza, haleluya, izerekane urukundo rwayo ruhebuje, ngo Imana irangije itugirira neza. Dushimiye Imana ko twakijijwe n'ubuntu, tutakijijwe n'amafaranga. Iyo tuza gukizwa n'akazi, hari abantu hano batari kuzabona ijuru, ariko dushimiye Yesu. Haleluya. Mu gice cya 10 Pawulo arabandikira arababwira ngo mutware intwaro zose z'Imana. Haleluya. Hanyuma uyu Yohana nawe abandikiye hano, mbibutse ko igitabo cy'ibyahishuwe ni igitabo cyanditswe cyase cyatanzwe na Yesu ubwe akihera Yohana ari ku kirwa cyitwa Patimo. Ntabwo ndivuga amateka yo ku kirwa cyitwa Patimo, ariko kimwe nashaka kukubwira, najya ngo nkumenyeshe ngo igitabo cy'ibyahishuwe ni igitabo cyahawe Yohana ari ku kirwa cyitwa Patimo, kandi
kandi ntabwo yari ari muri kondisiyo nziza, yari ari mu gihe cy'akarengane, hari mu gihe abigishwa uwavugaga ukuri wese bamuhigaga kugira ngo bamwice. Kandi ndabatangariza ko amateka yaranzwe no kwisubiramo. Ufite amatwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Nari mvuze ngo amateka yaranzwe no kugira gute? Imana ibaha umugisha ababyumvise. Hari abantu babyumvise ngo tuzamure ibiganza turebe. Imana ihimbazwe. Hanyuma aba Efeso barangije baragenda barirara, bagendera ku masezerano Imana yabahaye, kuko Imana yababwiye ngo ndi kumwe namwe ntimugire ubwoba, kuko Imana yababwiye ngo nimunyura ahakomeye nzajya mbagirira neza, nzajya mbatabara, kuko Imana yababwiye ngo nimutinye, kuko Imana yababwiye ngo ndi se w'imfubyi, ndi umurengezi urengera abapfakazi. Ibyo ngibyo barabibika, ariko hirya yo kubibika baragenda barirara, bareka ikintu kimwe cyitwa urukundo rwa mbere. Nabaganirizaga ku ijambo rivuga ngo urukundo rwa mbere uracyarufite. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusenga Imana. Aba ba Efeso bari bafite ibintu nakunze. Uhereye ku murongo wa 2 haravuga ngo nzi imirimo yawe. Bibiri ikavuga ngo nzi n'umuhati wawe. Bari abantu bafite umuhati mu bintu bakora, bafite ikintu cyitwa iki? Umuhati. Uretse ubu ngo abantu bakora bari baratse baseta ibirenge, ariko bo bari bafite umuhati. 2, bari bafite ikintu cyitwa kwihangana. 3, bari bafite n'abantu batabashaga kwihanganira inyigisho mbi. Baragenzuraga inyigisho mbi zose bakavuga ngo no, inyigisho nziza zose bakavuga ngo ngwino. Ariko ijambo ry'Imana, Imana igiye kubagaya irababwira ngo nubwo bimeze bityo ufite ikintu mugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Urukundo rwa mbere ruracyahari. Imana itugirire neza. Biroroshye cyane mu matorero hose, haba mu yahagaritswe ndetse n'agihagaze, biroroshye cyane kumenya umubare w'amaturo, kumenya umubare w'abasenga, ariko birakomeye kumenya imfubyi n'abapfakazi bari mu itorero. Birakomeye cyane kumenya abana bataye ishuri kubera kubura ubushobozi, kubera ko urukundo rwa kera rwagize gute? Urukundo rwa mbere rwarakoze. Biroroshye ko abaririmbyi bamenya uwubatse inzu nziza, biroroshye ko bamenya umuntu warangije kaminuza bakajya muri graduation ye, cyane yuko banariye banyweye. Ariko birakomeye cyane kumenya mwene wabo baririmbana wabwiriwe, kumenya mwene wabo baririmbana wambara inkweto imwe guhera mu kwezi kwa mbere akageza mu kwezi kwa 8 acyambara inkweto imwe. Birakomeye cyane ku baririmbyi kugira ngo bazamumenye bongere bagira icyo bakora mu murimo w'Imana. Birakomeye cyane. Nimureba urukundo rwa mbere itorero ryari rifite, Bibiri iravuga ngo basangiraga ibyo bigatuma nta mukene uba muri bo. 2, bari abantu batatinyaga guhamya urupfu rwa Yesu Kristo, nubwo babiziraga, ariko baremeraga bagahamya urupfu rwa Yesu Kristo, kandi bagahamya ku itorero umuntu wese umwizeye azongera akabaho. Haleluya. 3, bari abantu badatinya gupfa, nubwo baba babizi neza yuko icyo bagiye kuvuga mu gihe bazi neza ko kiri bukize umunyabyaha, baremeraga bakagipfira. Bibiliya iratubwiye ngo ariko rero mfite icyo nkugaye. Abantu mwasuranaga, abagisurana n'imbarwa. Murabizi ko mwasozaga amateraniro mukavuga ngo reka tujye kwa runaka yararwaye, ariko tugeze mu gihe umuntu ashobora kurwara akazasurwa n'abantu 2 bonyine gusa mu itorero ryose. Ababikora Imana ibaha umugisha, abatabikora najya mbabwire ngo mwaretse urukundo rwanyu rwa mbere. Haleluya.
reka dusenge, amasaha aragiye, ariko abantu baretse urukundo rwa mbere. Tugiye gusenga uwaretse urukundo rwa mbere nahaguruke. Umuntu yambwiye akantu karanshimisha, arambwira ngo iyo habaga hari umunyabyaha wananiranye ku musozi bagikizwa, ngo bafataga amasuka bose icyarimwe bakagenda bakamuha umubyizi, bakavuga ngo tuje kuguha umubyizi. Uko bagira gute, uko bakubita isuka, ariko baririmba izo gushimisha n'izo guhimbaza, ngo ibyo bigatuma ku cyumweru wa munyabyaha avuga ngo ba bantu reka njye kubasura, akagenda atajyanwe n'uko agiye gukizwa, ajyanwe n'uko bamuhaye umubyizi. Yagerayo Kristo akamufatirayo. Haleluya! None ubu ngubu ahubwo mwene so muturanye urakoresha ikirori kubera yuko uri umukristo akaba ari umupagani, usohokera mu irembo ry'agasohokera mu ryawe, wakora ikirori ntumutumire ngo ni umupagani. Nagira ngo nkubwire ngo waretse urukundo rwawe rwa mbere, kandi iyo urwaye uramubwira ngo narwaye ngo nujyane kwa muganga, ugahamagara moto ye ngo ngwino kujyane kwa muganga, kandi utamutumira mu birori. Imana itugirire neza. Mwaretse urukundo rwa mbere. Imana iradushinza kureka urukundo rwa mbere. Meruka kubona abantu bajya kubumbira umusore uri kubaka, mfite hagati y'imyaka 18 n'imyaka 16, ngize imyaka 35, ntabwo ndongera kubona ibyo bintu. Meruka kubona abantu bafata korali, fata umwanya bakavuga ngo mwene data yararwaye reka tumujye kumuha umubyizi. Mbibona hake. Twajyaga tugira ikibazo umuntu yarwara, twese tugafatira rimwe tukavuga ngo tuzajya kumuha umubyizi, ndetse twabona hadashize tukazongera tugasubirayo. Ariko ubu ngubu mu itorero ry'uyu munsi ibyo ngibyo ntibigikorwa. Sinzi aho byagiye, ariko turi gushinjwa yuko twaretse urukundo rwa mbere. Uwumva yararetse urukundo rwa mbere nahaguruke tumusengera Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Imana ikumpera umugisha. Imana ibampera umugisha. Kandi ukwikunda umwana wayo, nje nikwikunda ntakwiriye, ntari umugome n'ukwima Yesu wambambire ku musa. Uwo yacunguje, ayo maraso, si yuko nanjye ndimo, nzajya ndirimba urwo rukundo dukwize mu isi yose. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga. Reka nsabe mwarimu wa Kinazi aze adufashe gusenga Imana. Imana ibahe umugisha, kandi nagira ngo mbabwire ngo mwisubireho, wibuke aho wavuye ukagwa, hanyuma ukore imirimo myiza kugira ngo Kristo yongera kubone neza. Mana ushobora byose, Mana y'imbabazi nyinshi, erega uri umukozi w'umuhanga, kandi jya ubasha mwami mwiza kumenyera kure ibyo twibwira. Mwami mwiza, ukugucogora kwabonetse mu bwoko bwawe, mwami mwiza twongeye kubigaragarizwa. Rero ubwoko bwawe duhagurukiye imbere nyakubahwa dusaba cyane imbabazi mwami mwiza, kandi Uwiteka nyine uko tuburiye ni ukugira ngo rwose mwami natwe tureke ubwo bugande, ahubwo dukore ibyiza, tuganduke mwami, twongere twibuke urukundo. Kandi urukundo mwami twamaze kugenda ducogoramo, Uwiteka nyir'ingabo rwongere rwuzure muri twebwe mwami mwiza, twongere dukore imirimo myiza
mwami nk'uko n'ubundi ariko itorero rya mbere mwami mwiza ryabigenzaga, kandi natwe hari ibyo twagiye tugerageza, ariko uyu munsi tukaba twarabihagaritse kubera iyi minsi y'ubuhenebere. Mwami mwiza rero turingize kugira ngo cyane ubabarire buri muntu wese mwami mu ruhande rwe, buri wese icyo arimo yishinja mwami, Uwiteka nyir'ingabo akaba ahagurutse nuko agira ngo umubabarire mwami, kandi ugahagurutse nuko akugarukiye, nawe mwami mwiza ugarukire buri muntu wese. Turagushimiye cyane kuko umukozi w'umuhanga, kandi turagushimiye kuko utuburira mwami kugira ngo nitwamara kwihana natwe tubone ibyiza, kandi bitume Uwiteka nyir'ingabo utwishimira, maze umwuka wera akomeza agendere muri twebwe. Urakoze cyane, dukomereza amaboko, kandi imbabazi zawe turazizeye turanazakiriye. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen.